Ndabasuhuje abakunzi ba Catholic Daily TV, ijwi ryo kwinamira kwawe. Uyu munsi turaga ku buzima bwa Frank Duff washinze Legio Maria. Nk'uko tubisanga mu nyandiko ya Padiri Ben Musigirwa, umuyobozi wa Royal Control muri Jonisi, akaba ari nawe ushinzwe gukurikiranira kandi bya hafi buri gihe inzira y'ishyirwa mu bitagatifu bya Frank Duff kizihimbaza. Mu gatabo Control muri Jonisi yasohoye ubwo biteguraga guhimbaza isabukuru y'imyaka 90 Legio Maria yari imaze, Francis Michel Duff, Frank Duff yavukiye ahitwa Fizbor mu mujyi wa Dublin tariki ya 7 Kamena 1849. Umuryango w'Abakristo Gatolika wifashije ababyeyi be John Duff na Susanna Freire, bombi bari abakozi ba leta. Ni imfura mu muryango w'abana 7, ariko umwe muri bo yitabye Imana akiri muto cyane. Akivuka ababyeyi be bimukiye mu yindi nzu hafi aho ahitwa St Patrick Road. Akiri muto we na se bafashwe n'indwara ya tifoyide. Frank Duff arakira ariko se iramuzahaza, bimuviramo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru imburagihe afite imyaka 42 gusa. Ubwo nyina wa Frank Duff nawe yahagaritse akazi yite ku bana be. Amashuri yisumbuye Frank Duff yayize mu ishuri ryitwa College Belvedere rya Black Rock i Dublin. Frank Duff yakoraga siporo cyane, yakundaga kugenda ku igare, koga, gukina tennis na cricket, kandi akamenya kubanira neza bose. Yakundaga ababyeyi be n'abavandimwe be cyane nyina. Yiga muri College ya Black Rock, yabaye kapiteni w'ikipe ya cricket. Umunsi umwe bari mu marushanwa baje kumukubita agapira kayo mu gutwi. Yamenye uko akomeretse, ariko nyuma byaramukomeranye kujya ku gutwi kwe kwakomeje kumva nabi ubuzima bwe bwose. Iryo shuri ryari ryarashizwe n'abapadiri b'Abafaransa ari nabo bigishagamo, byatumye akunda cyane ururimi n'umuco n'imisengere y'Abafaransa. Ni muri urwo rwego mu bitabo byanditswe harimo n'Igifaransa Maria de Marie. Agiye guhabwa Ukarisiya ya mbere, Frank Duff iri mu ishuri rya Belvedere. Umupadiri w'Umufaransa wafashaga yari yiteguye ibizakenerwa byose. Buri mwana yamuteguriye amasengesho agomba kuvuga. Ku mugoroba aba bana bose baraye bahawe benetensiya. Bukeye Frank Duff yarazindutse ajya kureba padiri, aramubwira ati rwose umbabarire, ndumva benetensiya ntayihawe uko bikwiye, ndifuza gusubiramo. Ibyo byonyine byerekana kwemera gukomeye yari afite kandi akiri umwana. Frank Duff yari umuhanga cyane, yari umunyeshuri ufite impano y'ubwenge, ariko kubera ko se yaje kurwara cyane hakiri kare byatumye adashobora kumuhirihira amashuri ya kaminuza. Akirangiza amashuri yisumbuye, Frank Duff yakoze ikizamini cyo kuba umukozi wa leta, aba wa mbere. Yahise atangira akazi muri Minisiteri y'Ubuzima, muri Minisiteri y'Ubuhinzi, maze muri 1922 yimurirwa muri Minisiteri y'Imari. Yashinzwe mu biro bishinzwe imari mu ishami ryagengwaga n'ububitsi mukuru w'imari ya leta. Wakoraga i Londres mu Bwongereza, dore ko icyo gihe Ireland yari igice kimwe cy'Ubwongereza. Frank Duff yakoraga akazi ke neza, akaba umukozi ushimwa kandi wubashwe, umuntu utuje, uciriye make, witonda kandi ukundwa n'abantu. Yazamukaga mu ntera adatinze ku buryo bimezaga ko yashoboraga no kubugirwa minisitiri. Yaje gusabwa n'umukozi mugenzi we kujyana nawe mu muryango wa Mutagatifu Vincent wa Paulo, maze mu Kwakira 1913 awinjiramo afite imyaka 24. Yabazwaga cyane n'itondukaniro riri imibereho y'abakire n'abakene, abajoni ndetse n'abantindi nyakujya. Bahuranaga bombi mu butumwa uwo muryango yaramaze kwinjiramo. Benshi muri bo bashonje, bari batozwe no gusabiriza. Iyi mibereho ikabakarira ubusinzi no kwiyakoza ibiyobyabwenge. Nyari bahanze icyo gihugu muri uwo murwa mukuru wa Ireland. Frank Duff yarasengaga cyane, avuga rozari kandi akumva misa buri munsi, akora imyiherero myinshi ahantu hanyuranye. Umwiherero wakomeye yakoranye mu kigo cy'abapadiri b'Abayezuwiti bamubereye nk'imbarutso yo gusenga bikadaje. Mu mwiherero bamaze iminsi 3 bawukora bakayimara batambaye inkweto kandi ntacyo bakoza ku munwa. Ni umwiherero umuvunanye cyane. Frank Duff akaba yaramaze imyaka 49 awukora buri mwaka. Frank Duff yakundaga cyane gusoma ibitabo by'ubuhanga n'ubumenyi nk'isi, amateka ibivuga ubuzima bw'abatagatifu, ibyanditswe na Karidinali Newman n'iby'ibiyokomana. Ibyo bitabo byose kandi yatangiye kubisoma akiri ingimbi. Mu nzu ye harimo utubati twiza tw'ibitabo binyuranye tugeze kuri 5. Ibikoresho n'ibitabo bya Legio
nabyo nk'umuteguro wa Legio bibona mu byumba binyuranye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane, uretse ibikorwa yabasabwaga by'umuryango wa Mutagatifu Vincent wa Paulo, Frank Duff yatangiye ubutumwa bwe bwihariye akajya asura ingo zibaho mu bukene bukabije akakiriranwa ubwuzu. Igihe ububyutse gatolika bwari bwose mu mujyi wa Dublin, abanyamuryango wa Mutagatifu Vincent wa Paulo benshi bari George Gabet n'abagore bake bari bashizeho ahantu hazwi hakirirwa abashonji bagahabwa ifunguro. Frank Duff nawe yinjiye muri icyo gikorwa, yanahise yinjira mu ishyirahamwe ry'abimika umutima mutagatifu wa Yezu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Muri 1915, Frank Duff yinjiye mu muryango w'abakarumeri, ari nabwo yakoze urugendo nyobokamana rwe rwa mbere ahitwa St. Patrick Island, Lovedag. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatandatu yanditse igitabo cyitwa Ese dushobora kuba abatagatifu? Can we be saint? Igitekerezo cye kikaba ko mu mutima w'umugatolika wese ufite ibitekerezo bizima, Imana yabibyemo ubushake bwo guharanira kuba umutagatifu. Muri 1917, kubw'amahirwe yaguye ku gatabo gashaje kitwa Ukwiyegurira Bikira Maria by'ukuri, kanditswe na Mutagatifu Ludovico Marie Montfort mu Bufaransa. Aragakunda cyane, agasoma inshuro nyinshi. Tariki 30 Werurwe 1927, Frank Duff n'umuryango wimutse aho babaga bajya gutura mu nzu iherereye mu mujyi wa Dublin ku gahanda kitwa Monastery Avenue on West Street, North Dublin, mu murwa mukuru wa Irlande. Iyo nzu yagereranye n'andi mazu ya Legio Maria ari mabiri acumbikira abatagira aho baba. Monastery y'abagabo na Regina Chieri y'abagore ni icyicaro gikuru cya Concilium kiri mu nzu iciriritse cyitwa The Montfort House. Iyo nzu ya Frank Duff ubu yahindutse indangamurage igaragaza amateka n'ibikoresho bya hafi Frank Duff yifashishaga nk'igare yagendagaho, ibikoresho binyuranye byo ku meza, ishapure, isaha ye, icyuma gifotora, igicurangisho cyo mu kiliziya bita harmonium, igitabo yakoreshaga cy'amasengesho y'amasaha reverenders, ibikoresho byinshi bya Legio Maria, igitanda yaryamagaho ari nacyo yapfiriyeho mu cyumba yararagamo, amashusho n'ibihembo binyuranye yagiye ahabwa n'imiryango myinshi ishingiye kuri Bikira Maria imushimira inkunga ikomeye yatanze mu kwemera. Frank Duff yakomeje gukorera leta y'Ubwongereza muri minisiteri kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri, ubwo yasezeraga kuri kazi ka leta akitangira byuzuye Legio Maria. Yari itangiye gusakara ku isi yose nyuma y'ikoraniro mpuzamahanga kuri Ukarisiya ryabereye mu mujyi wa Dublin muri uwo mwaka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, Papa Paulo wa kane yatumiye Frank Duff mu nama nkuru ya Kiliziya yabereye i Vatican ku nshuro yayo ya kabiri, Konsi Vatican ya kabiri. Umurage wemereye gukurikira imirimo y'inama indorerezi. Icyo kikaba cyari icyubahiro gikomeye umushumba wa Kiliziya Gatolika yamugaragarije yemera ku mugaragaro ubutumwa bwe bwa Kiliziya. Nyuma y'iyo nama nkuru ya Kiliziya, abakardinali n'abasenyeri bari bakiranye ubwuzu bw'umugiriki budasanzwe. Frank Duff watumiwe by'umwihariko na nyir'ubutungane, bose batahanye umugambi wo gukwirakwiza Legio ya Maria iwabo maze irushaho gusakara hirya no hino ku isi. Frank Duff yicishaga bugufi akirinda kumenyekana cyane, yemwe n'ibyo bikorwa bye nyamara bihambaye byageze n'aho bishimwa ku mugaragaro mu nyandiko n'abapapa batanu. We ntiyabyamamazaga, yirindaga kugaragara intungane cyangwa intwari, byaraniraga no gukorera nyagasani. Frank Duff yavugaga ko bitumvikana ukuntu washobora gukiza roho yawe ugaharanira gukiza iz'abandi. Ko gushaka gukiza roho z'abandi niko kwamufashije gushinga Legio ya Maria. Frank Duff yahaga agaciro utuntu duto akaba intwara aho rukomeye. Icyo yashiraga imbere muri byose ni ubushake bukomeye bwo gukunda Imana no kuba igikoresho cyayo mu kugarura intama zazimiye no gukiza roho z'abantu binyuze kuri Maria. Frank Duff yaje kwitaba Imana tariki ya 7 Ugushyingo 1980, ashingirwa mu irimbi rwa Washinze mu mujyi wa Dublin mu gihugu cya Irlande. Muri Nyakanga 1996 nibwo inzira iganisha gushyirwa Frank Duff mu butagatifu Kiliziya ihimbaza yatangijwe na Archiepiscopi wa Dublin Cardinal Desmond Cornell. Ku wa 14 Mutarama 1998, urukiko rushinzwe icyo
iryo shyirwa mu butagatifu rya Frank Duff rwarateranye. Mu cyicaro cya Conchorium Legionis mu cyumba cy'inama ya Nazareth Hall kuganizwa n'uriya mu karidinali. Reka dukomeze twifurize Frank Duff kuruhukira mu mahoro no mu biganza by'umubyeyi Bikira Mariya. Tumwifurize kuba mutagatifu. Murakoze nawe taha ukomeze mukare subscribe, share ndetse na like.